gukingira mu buryo bwose bwizewe neza kanseri ifata igifu n'amara. Ni ukuvuga ngo ntushobora kuzagira ikibazo cya kanseri ifata igifu n'amara ufata kuri uyu muti. Uyu muti somaho Herbal Medicine Soft Drink ni umuti mwiza cyane ku muntu uwo ari we wese, yaba umwana, yaba abantu bakuru, yaba abakecuru n'abasaza, abawuzi nibo bawirahira. Uyu muti navuga ko ari igikorwa naba naragezeho mu mpera z'umwaka washize 2019, kuko nibwo ubushakashatsi bwuzuye neza 100%. Nabitangiye mu by'ukuri 2009, ariko mu buryo bwuzuye neza nawushyize ku mugaragaro mu mwaka wa 2019 niho abantu batangiye kumenya kandi bari kuwukoresha mu buryo butanga umusaruro. Ukeneye wawusanga hano Nyabugogo kuri iyi nyubako nini y'amashyirahamwe aho bita Modern Market cyangwa se Nkundamahoro. Aho niho wadusanga hasi cyane mu gikari hegeranye na moteri cyangwa se groupe Explogene, groupe nini icanira iyi nzu igihe amashanyarazi yaba yabuze. Hegeranye ni garage. Iyo uhageze uhita ubona icyapa cyanditseho Akira Natural Life Limited, icyapa kiranga ibyo dukora. Aho niho wadusanga hano i Nyabugogo. Ahandi ushobora kudusanga nanone i Rubingo mu murenge wa Jari, kuri centre ya Rubingo muri Nkusi, aho akaba ariho dukorera tuganatunganyiriza imiti yacu dukoresha mu buzima bwa buri munsi. Kuko nubwo ariyo miti dufite, ariko nababwira ko uyu muti ariwo twibanzeho, dufite n'imiti ishobora kuvura indwara nyinshi zitandukanye, harimo nka amibe, telekomunasi n'izindi. So rero ikiza abantu bakeneye serivisi zacu batwegera aho twababwiye i Rubingo mu murenge wa Jari muri santere hariya i Rubingo ku isoko, ndetse n'i Nyabugogo hano kuri Modern Market. Murakoze.